abantu mbabwiye rero ngo ntibabyawe n'umugabo n'umugore n'ubushake buvuyeho, ngo ntibabyawe nkuko umugabo n'umugore babishaka bakabyara, banabishaka bagahagarika, banabishaka bakazabifungura nkuko mubikora. Haleluya. Ntabwo bavukira igihe umuntu abyishakiye atemwe. Ndabona ibingo yari byinshi, kambe ndetsemo bukeya nshyiremo pause, nzakomeza ubutaha. Ahubwo ngo babyawe n'ijambo ry'Imana, bahinduka abana b'Imana bidasubirwaho. Ntacyo wakora niyo wamwica yapfa ari umwana w'Imana. Abo ngabo ngo niyo bapfuye bapfa bumva, ngo niyo bagenda iyo bazi iyo bajya. Ubutewe yagiye imodoka imuvunda, ariko uw'imbere areba igihugu. Haleluya, Imana ishimwe. Uw'imbere wahawe ubushobozi bwo kuvuga ngo Theogene abaye umwana w'Imana. Ntabwo dufite isoni zo kumuvuga kuko yatashye neza, nubwo tubabaye inyuma, ariko turishimye ko yatahanye bwa bushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ubu rero niho yagiye gutangira kubaho ikibasetsa. Niba hari abababaye nacanzwe, nanavuze ntari kubundi kuko kuki bantumiye uyu munsi, ubundi ndavuga gute ko nayobye ko te wanyobeje nkaba numva nyobye. Maze kumva iyo nkuru navuze ntuhite, hari ibintu twigira imbere y'Imana ntabwo turabyemeye. Ntakiza agihinguka kirya, yego tuzi ko agiye akiza agihinguka we arya yose twigira. Agitunguka buriya hari ukuntu umwami Imana yamurebye, aravuga atagitunguka bakimushima bakimukunda atarandavura. Wabwirwa n'iki bizabejo? Wabibwirwa n'iki? Nk'abakirisitu umwe, ubukristo bwacu dukunda ko Imana ivuga ngo baho, gumaho, ramba, rama, ramubone. Ariko baho ukore, baho ukore, wababara ukore, wakwishima kora, wunguka kora, wahomba kora. Baho ukore kandi ukorera Imana. Kubaho k'umukristo mwiza ni ukubaho kandi akagira gute? Agakora. Bagushime kora, bakugaye kora. Abantu niko tumeze, ntidushima cyane, ariko Imana yo iza hidushimira. Maze na Yesu ngo nazangwa azaba ari imfura muri bene se benshi, ngo aje gushimirwa twebwe, ngo kandi aduserukana dushimira Imana. Abantu twiteguye kujya gushimirwa Isiyoni, niba isi ituguye nabi tubaye iki? Ko Yesu azaza guhindura byose bishya. N'abaryo bana be bapfuye batarakoze icyaha ko bariho. Kibazo ufite nabo ufite nibo bazakugonga, naho baryo bagiye bameze neza sana. Nanjye ndamufite wagiye ra ariko barashaka iki? Nabahari nibo bazagusengesha, nibuziyiririza ubusa, nibuhora uvuga ati Nyagasani herekeza uyu mukobwa ku ishuri wagahoraho, mbabare ntazatahana inda mwami Yesu. Numva umukwe nkamushyingira nzagushima. Naho wagiye ari Isiyoni, nta rupfu, nta marira, nta kaga, nta ngorane, ariho none azaguma beho. Kora neza uzabasange abagiye bakiranutse. Barya bagiye bakiri bato batabarwaho gukiranirwa, abo bariho. N'ababandi mutwite na twaducuke, impanda ivuze bose mbinguni ni ukuzamuka ugasigazwa n'ibyo wahemutse. Naho kare yagiye, irwaneho ubeho. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye icyo bita iki? Ubushobozi. Bwagaragara butagaragara burimo, pfa kuba wizeye ubushobozi burahari. Imana tugirire neza cyane. Twasomye ijambo ry'Imana kuri ayo magambo mvuze. Turasomye ngo jambo uwo yabaye umuntu. Yohana arahamya ngo yabanye natwe, twebwe ubwacu twabonye ubwiza bwe, twebwe nta wamutuboneye. Wabonye ubwiza bwa Yesu? Ubu mu muzima bwawe kuva wavuka ntabona ubwiza bwa Yesu? Ngo twaramubonye ngo ubwiza yari afite ngo bwasaga n'ubw'umwana w'ikinege kandi wase. Umuntu waba ari hano afite umwana w'ikinege, niryo jisho rye, niyo maboko ye, niyo maguru ye, mbese ako kana gahora umuntu ufite umwana umwe. Nagize mukuru wanjye abyara kandi arakijijwe n'umukecuru mwiza, abyara abana 19, Yesu araritwara asigara hano.
ngo bucya agahungu kagira gatya kigira mu gisirikare, kareka ishuri kajya mu gisirikare. Mukuru wanjye kurya biramunanira, arambwira ati ijisho ryagiye ntaho kureba mfite. Kandi byari bikaze ukuntu muri ya minsi namwe muzi ukumeze nyurwa nabyo. Niba ufite ubushobozi ukaba warizeye nyurwa ukumeze, hariho n'ibindi Yesu azakwereka. Siko twasomye se. Aragenda nyine kajya avuga ati ubu nta kibaho, baragenda bajya muri Kongo, iyo bajya ku rugamba. Imyaka myinshi yarashize, yararize ageze haranihoza, ariko Yesu azi guhoza. Ageze harasenga arakomera. Yesu aramubwira ati komera nyizere, icyenda ko narijyanye wantwaye iki? Ahita mwara ati nibyo mwami wanjye. None ubwirwa n'icyo ahari ko mufite, ko muhetse, twizere iryo jambo. Kandi niyo yamujyana waburana se, hari urukiko wayishyiramo, niyo byose birangiriraho. Niwe mucamanza utabera wa nyuma. Dukwiriye kumwubaha no kumukorera no kumwingengesana no kumushima. Umva tumushimira ibyatubayeho, ubundi tumuragize ibyo tutazi, twikomereze twe tumukorere gusa. Yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, cyo kirakomeye. Ubu bushobozi Yesu yaduhaye ntaho wabugura.